wiriwe amasanto. Wiwe neza. Noneho dore kundeba ku imisanzu dore ingeza aha. Uratambuka bati mwibumbire mu makoperative. Wagaruka urundi ruhande bati mwibumbire mu makoperative. Imyaka 20 maze ncuruza. K'igihombo nakimenye inyungu nkayimenyera. Amakoperative nayiki. Amakoperative nayiki ariko icyo gihombo ko wakimenyeraga byatumye n'ubundi abantu benshi nkawe bimenyeraga igihombo bararwaye indwara z'umutima kubera kwihererana ibibazo. Ariko igihombo gisaranganyijwe hari ubwo kitagukomerera. Niyo nyungu urimo kuvuga inyungu yawe nk'umwe ntacyo yabashije kugezaho kuri uyu munsi ntabwo tukubara mu bantu babashije kugera ku ntambwe ikomeye mu bijyanye n'ubucuruzi. Ariko fata urugero rwa hariya Nyabugogo aho bita ku mashyirahamwe. Ushobora kwemera ko hari umucuruzi w'inyanya ubu ngubu ari umwe muri ba nyiriziya etaje turimo kureba zo ku mashyirahamwe. Yego jya ku Gisozi hano aho bita mu Gakiriro kera barahitaga mu Gakinjiro. Hari aho nabonye ari Burayi. Reka bakire abantu pe amafaranga ntacyo atakora. Wivuga ngo amafaranga ntacyo atakora, abishyize hamwe ntacyo batakora. Kubera ko iriya ni inyungu ntoya z'abantu batandukanye bateranyije hamwe bakabyara ikintu kinini nka kiriya ziriya nyubako urimo kureba bikorwa remezo byose urimo kureba n'ubucuruzi bwabo bugenda neza. Ariko si ibyo gusa ako ntabwo ariko kamaro konyine k'amakoperative. Burya iyo bishyize hamwe abantu bagira n'uburyo bwo kugaragaza imbaraga z'ibibazo bafite bikanakemurwa hamwe bikoroha mu buryo bwo kwitusha gukemura ibibazo byabo. Ako niko kamaro k'amakoperative. Naho uri muri wowe hoteli bisanzwe gusa.